Nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe aho muherereye hose ku mpande zose z'isi. Ni Clemence n'ubundi tugiye kubana. Uyu munsi nkaba ngiye kubatekera isosi ya buyo y'amafi nkuko bamwe bagiye babinsaba muri comment n'abandi bakagenda bampamagara babinsaba. Uyu munsi rero tugiye kubana mu gikoni. Ahangaha muri kubibona turaza gukoresha inyanya nziza mwazibonye isuku, twaziteguye, twateguye ibitunguru, twateguye tungurusumu na poivro, turakoresha salisa nkuko mubibona, turakoresha poivro, turakoresha n'utumagi tubiri. Ahangaha turakoresha amafi atatu. Amafi atatu turakoresha nayo twayasukuye ariko ngiye kuyacagaguramo. Hari abantu baba bafite umuryango w'abantu benshi bakavuga ati se amafi atatu byagenda ute? Ubu ngubu ndabigisha n'uburyo wakata amafi akaba menshi ugakora isosi nziza cyane ya buyo, uyiriye wese akavuga ngo iyi sosi ni sawa. Ubu rero tugiye gukata ibirungo, turabanza tubikate, niturangiza nk'ibisanzwe rero n'ubundi tugiye kubanza dukata ibirungo. Tugiye gukata poivro, tuyikata tukuremo imyanda, tuyikate. Ubu poivro niturangiza kuyikata turakata n'inyanya. Oya, turabanza igitunguru kugira ngo duhere rimwe. Kubanza wazihata, hari n'abatazihata, hari n'ababa bafite uturape dusanzwe, naho waturapa bisanzwe. Ahangaha tugiye kubanza rero dukore ibirungo byose. Nk'ibisanzwe turakata poivro zacu, dukate bitari binini, tuzikate. Ubona ni nyinshi, ni poivro ebyiri twakoresheje, ko buyo nayo ibisaba ushyiremo ibirungo bifatika ariko bisanzwe bya naturere bitari bihenze. Ukabona turazirangije. Tugiye gukata n'ibitunguru, dukoresha ibitunguru bibiri. Bikata bisanzwe, hari abakata duto cyane, hari abakata mw'iyi modeli zo gukata ibitunguru nazo ziba ari nyinshi. Bikatagure. Turakata na sere. Isanzwe rero isosi tugiye kuyikoresha ku mbabura. Njyewe nkunda imbabura, murabona yatse. Nkuko nabibabwiye, umuntu ushaka gukoresha imbabura neza nyine amakara ukuntu uyakora nk'ukoza amashyiga. Turashyiraho isafuriya tuze gutegereza yumuke, dushyiremo ubuto ubundi dukomeze igikorwa. Poivro dushyiremo igitunguru, ubundi tugende tubirindura buri wese n'igikoresho cyiwe. Twakoresheje amavuta makeya, uyu ntabwo biba bisaba gukoresha amavuta menshi. Tugenda tubirindura, ubundi tugiye gupfundikira tuze gutegereza uko bigenda bishya. Murabona ibirungo byahiye, poivro n'igitunguru, dushyizemo inyanya. Ubu tugiye gupfundikira dutegereze inyanya zize gushya, dushyiremo na salisa. Ariko twayakase, ufite n'umuryango w'abantu na batandatu mwayarya. Twayakase ni menshi. Dutegereje ko ibirungo bishya, ubundi nayo tugashyiramo amazi. Amazi twayatetse ku ruhande arabira,
ubwo ibirungo nibimara gushya n'ubundi turaza gushyiramo amazi aze gutogota. Namara gutogota kuko niho ibirungo biba bihiye neza, tubone tuze gushyiramo amafi. Murabona ko inyanya zahiye ariko ntizirashya neza, tugiye gushyiramo salisa kugira ngo turebe bishyane neza, tubone dushyiremo amazi twateguye ku ruhande. Turayishyiramo yose ubundi tugaragure dutegereze ko nayo irushye. Urabona ko zahiye salisa, inyanya, puwavuro, igitunguru. Ubu tugiye gusukamo amazi twatetse yari yabize, ubundi dupfundikire dutegereze ko isosi iri buze kubira. N'ubundi ushyiramo amazi ugashyiramo ingano bitewe n'isosi wakoze. Muri kubibona tugiye gupfundikira abire. Tugiye gutereramo na twa dusereri, njye nkunda gushyiramo sereri nyuma. Dupfubona isosi yabize, ubu tugiye gutangira dushyiremo ifi. Turashyiramo amafi yose. Twatetse mu kintu kinini kugira ngo zize kujyamo zose, bitewe n'uko umuntu aba yazikataguye ziratubuka zikaba nyinshi. Zose tuzishyiremo zose. Muri kubibona ukuntu aba ari nyinshi. Niturangiza rero tugiye gupfundikira hagati y'iminota 10 na 15, dushyiremo n'akunyu. Iminota 15 yageze, reka turebe isosi. Wow! Murabibona ko yahiye pe, yahiye, isa neza, iraryoshye. Ngubu mu kanya tugiye kwarura tujye ku meza. Murabibona ko yahiye pe. Katwarure tujye ku meza. Murabibona isosi yacu yahiye, iraryoshye. Ngiye kuyirisha uturayi dutogosheje. Mwabibonye, turarura dushyireho n'agasosi. Iyo nziza cyane. Turyeho twumve ukuntu bimeze. Mukona ukuntu yahiye neza, yahiye, ashyushye. Yararyoshye abantu, iryoshye cyane, yararyoshye kubi. Rero ndabashimiye abo twari kumwe mu guteka ifi ya buyo. Biraryoshye cyane, namwe mbifurije kubikora. Ubutaha muri video ubutaha muzanshyire muri comment icyo mushaka ko nzabatekera. Ndabakunda rero, mugire ibihe byiza kandi muryoherwa bageze ku meza. Bon appétit, murakoze.